icyo wamenya kuri uyu musore uyoboye iyi filime Zion Matovu Mukasa, umusore w'umunyarwanda kuri ubu w'imyaka 25, niwe wazanye iki gitekerezo cy'iyi filime, yavukiye muri Uganda. Ikindi kandi uyu musore mu mateka ye yatangiye urugendo rwe muri sinema mu mwaka wa 2016. 2018 yaje kuza mu Rwanda aho yakoreye filime zitandukanye. Ariko ikindi nanone uyu mushinga w'iyi filime Beyond the Genocide ni filime mbarankuru ya mbere agiye gukora, ayifatanyije n'abandi bayobozi bagiye batandukanye basanzwe bakora filime bo muri Uganda na Kenya. Iyi ni filime documentaire agiye gukoraho. Ubusanzwe yakoraga filime zisanzwe nk'izo dusanzwe tuzi za multipurpose movie, zisanzwe zerekana ubuzima busanzwe, aho usanga abakinnyi bakina bagakora bitandukanye na gutya. Iyi filime izaba ari filime mbarankuru, aho bazaba bari inkuru ariko atari ibintu biri kuba muri ako kanya. Ikindi nakubwira nuko biteganyijwe ko iyi filime mbarankuru izasohoka mu Kuboza. Ahangaha azaba ari ku itariki 15 z'ukwa 12 2024. Ngiki igihangano cy'ikinyejana cya 20 Beyond the Genocide. Ni filime nziza cyane yubakiye ku mateka nk'uko nabivuze y'u Rwanda, ikibanda kuri genocide yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994 ndetse n'impinduka zabaye, uko u Rwanda rwari rwacitsemo ibice ndetse n'uburyo rwaje guhitamo inzira imwe y'ubumwe n'ubwiyunge. Muri uyu mwaka wa 2024 itariki 15 z'ukwa 12 2024 iyi filime nibwo izajya hanze, nibwo izatangira gukwirakwizwa mu bice bigiye bitandukanye. Iyi filime kandi izerekanwa mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kuyigeza ku bari hirya no hino mu gihugu n'abari hanze yacyo. Buri umwe wese azabasha kubona anarebe iyi filime Beyond the Genocide. Ni filime iteguriwe twe Abanyarwanda n'abandi banyamahanga bifuza kumenya umuco, amateka n'ibindi byiza byaturanze kandi bigikomeje kuturanga mu rugendo rw'iterambere. Kuri wowe uneze amatwi muri iki kiganiro The Source, aho tugenda reba inkomoko y'igitekerezo cy'igihangano runaka, amateka yacyo ndetse n'ibindi bihangano bishyashya bigiye kuza ku ruhando mpuzamahanga ndetse no ku ruhando rwo mu Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro The Source. Yari Yambii Xanty Angel, ndi intore mu mfura silent fire at your mind, a billion African black dream boy and be joy speaker boy alone to make a load of Curcuss Jimus more fitter antagonist. Don't miss for this art. Hug life was I am alone.